njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda, nibyo navuze hariya. Uwampa ngo babigire vuba nkwerekeye ko rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi, bazi ko bitazabahira, bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza, ariko wangirira ngo babigerageze. Nitwa Jean Pierre Kagabo, nkorera RB Your Excellency. Ikibazo cyanjye kijyanye n'ibirego igihugu cy'u Burundi cyakomeje kurega u Rwanda mu bihe byashize, ariko mbere gato yuko twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 22, abayobozi b'icyo gihugu bagakoresha amagambo ubona nakomeye cyane, ndetse n'abanyamategeko twavuganaga yavamo n'ibyaha bikomeye mpuzamahanga, kuvuga ko u Rwanda na jenoside yarugwiririye rw'exportinga genocide cyangwa se rwaba rugiye muri genocide. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu gihe u Rwanda rwahagurukiye kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, nagira ngo numve comment zanyu kuri iyo myitwarire. Byatangiye ari ibintu byo kurega u Rwanda, ibintu bitandukanye, ariko noneho icyo ngicyo cyo abanyarwanda bakakibona nk'igitutsi ndetse n'icyaha gikomeye cyo mu rwego mpuzamahanga. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kubiba i Burundi cyangwa ibivugirwa i Burundi, numva nta kinini nkwiriye kuba mbivugaho, cyangwa ntabwo byantwarira umwanya, kuko n'abandi banyarwanda ntibikabatwarira umwanya munini. Ntabwo bikwiye kuturangaza, dukwiye gukomeza gukora ibyo twebwe dushaka gukora byubaka igihugu cyacu, bibye bitandukanye n'ibyakwambuka umupaka biturutse aho ariho hose bikinjira mu gihugu cyacu. Ariko ibivugirwa hanze cyangwa ntabwo numva twajya mu bitutsi ngo batukane tubasubize twese tube kimwe tujye mu gutukana. Ntabwo ibyo numva nabijyamo, nta n'umunyarwanda nabwira ko akwiriye kubijyamo. Iby'abarundi mu birekera abarundi uko bifata uko bashaka, abanyarwanda natwe twifata uko dushaka, dukore ibidukwiye bijyanye n'umutekano w'igihugu cyacu n'amajyambere y'igihugu cyacu. Iby'abarundi mu birekera abarundi, niyo baba bavuga abanyarwanda cyangwa batuka abanyarwanda, ibyo mu bibarekere. Donc à chaque fois qu'on commémore le génocide contre les Tutsis qui a eu en 94, il y a des responsables politiques français qui font des commentaires qui peuvent être bressants à l'encontre des rescapés. Que comptez-vous faire par rapport à cela, s'il vous plaît, Monsieur le Président? Voilà, merci beaucoup. Let me try and translate, Your Excellency. It's been 22 years since the genocide against the Tutsi. There are a number of political figures, French political figures, that have made certain comments in regards to the genocide. What is your take on this, Your Excellency? Nothing new. It is as old as the history of genocide. What is being talked about by those people in France, or what has been done, where people who have responsibility in the genocide have not been tried or held to account, and that has poisoned the relationship and the politics between Rwanda and France. Way back there were some efforts to try and resolve that problem, but it has not addressed the real issues, and we have not had any tangible results from those efforts. So life continues for all of us. For Rwanda, our life continues. We continue to rebuild ourselves in spite of some people in France having had responsibility
matters relating to genocide and continuing to deny that responsibility, but we continue to build and we will continue dealing with that problem on the sidelines as we continue to move ahead into the future we want and we've been building towards. Thank you, sir. Let's have a question from the lady. Does he understand? Do you understand English? You have got the answer? Okay. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Edith Nibakwe, nkorera Radio Isango Star na RFI Kiswahili. Mfite ikibazo ku bijyanye n'insanganyamatsiko dufite muri uyu mwaka twibuka ku nshuro 22 gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Iyo twitegereje muri iyi minsi dusanga bikorerwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Gupfobya bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ku ma Facebook, aho abanyarwanda usanga benshi bashobora kubigeraho. Niki u Rwanda rukora kugira ngo ibi bigerwaho n'urubyiruko bakaba basoma ayo mateka cyangwa se bagasoma izo nkuru zandikwa n'abapfobya, babe babyirinda cyangwa se batakwinjirwa n'ibyo bitekerezo by'abo bantu? Murakoze. Ngira ngo ku buryo bworoshye no gukomeza kwigisha abanyarwanda, gukomeza kugira ngo amateka y'u Rwanda abanyarwanda bose bayumve, ari abato ari abakuru, kuko buri wese bimugeraho cyangwa se byamugezeho muri ayo mateka. Iyo ibyo biganirwa, byigishwa, bishyirwa hamwe ku buryo bukwiye bukurikije ukuri, nicyo gikumira uko gupfobya wavugaga. Babishyira kuri social media bakavuga ibyo bashaka kuvuga, bigera kuri benshi nibyo, ariko ababishyiraho bo ni bakeya. Abenshi rero b'abanyarwanda bakwiriye kuba babizi cyangwa babyigishwa ukuri kwabyo, bakwiye guhangana nabyo bakabirusha imbaraga, kuko nibo benshi kandi nibo bashingiye ku kuri. Naho nta kindi, ntabwo twafunga imiyoboro y'itangazamakuru kugira ngo ibyo bintu byo ushaka kubeshya cyangwa ushaka kwigisha abantu nabi byo kumugeraho, ibyo byaba ari uburyo butarangiza ikibazo kandi uburyo bubi. Ngira ngo icyangombwa n'abanyarwanda ubwabo guhangana nabyo, kandi bikwiriye kuba bishoboka, babifitiye ubushobozi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Tuyishimire Constantin, nkorera City Radio. Twashimye uburyo ki Perezida wa Tanzania ejo bundi yaje hano mu Rwanda yifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka ku nshuro 22 jenoside yakorewe abatutsi, ariko hari ikibazo cy'abanyarwanda birukanwe mu gihugu cya Tanzania mu minsi yashize, aho imitungo yabo bamwe batabonye amahirwe yo kwigaruza cyangwa babashe kuba bayibona muri Tanzania bakagenda bakagaruka mu Rwanda. Kuri ubu ngubu rero nifuzaga ko mwagira wenda komantere mutubwira niba wenda hari icyo mwavuganye na Perezida wa Tanzania kuri icyo kibazo, uko bakemurira abanyarwanda bavuye mu gihugu cya Tanzania. Murakoze. Umubano ubu ngubu hagati y'u Rwanda na Tanzania bitewe n'ubuyobozi bushya buriho umeze neza. Icyo nicyo cyangombwa, nicyo kibanze. Muri uwo mubano mwiza uriho tuzakemura ibibazo byose byaba biri hagati ya Tanzania n'u Rwanda binyuze mu butwererane n'inzego zose z'ubufatanye ari hagati y'ibihugu byombi, cyangwa se mu bijyanye no kwishyira hamwe kwa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Nicyo rero kiri mu bizakemurwa mu byaba bihari ibyo ari byo byose. Ngira ngo yarabyivugiye, mwarabyumvise ukuntu
urujya n'uruza ubu hagati y'Abanyarwanda n'Abatanzania bizashoboka uburyo bitari bisanzwe birenze ibisanzwe. N'abafite rero icyo bashaka gukurikirana impande zombi birashoboka ko bazabikurikirana bikabona umwanzuro harimo n'icyo kibazo bavugaga. Should we take one or two more questions? Can see Eugene. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Eugene Kwibuka, nandikira The New Times. Amaze iminsi mvugana n'abahagarariye imiryango y'abacitse ku icumu rya Jenoside. Baravuga ko hashobora kuba hakenewe miliyari zirenga 20 kugira ngo hasanwe amazu ashaje y'abacitse ku icumu, ndetse hari nakenewe kubakwa. Nagira ngo numve intumbero ihari leta yacu ifite kuri icyo kibazo. Murakoze. Icyo bivuze ni kimwe, tuve muri miliyari 20 cyangwa 30 cyangwa 10 cyangwa 5. Ikibazo nuko abacitse ku icumu bakeneye gufashwa. Cya kabiri nuko leta ifite inshingano kandi ishaka kugira ngo yuzuze iyo nshingano ifasha abo bacitse ku icumu. Leta rero yiteguye gukora ikishobora cyose kijyanye n'ubushobozi bwayo kugira ngo ibyo bibazo bibe byakemuka. N'ubundi bisanzwe bikorwa, ngira ngo wabyumvaga wahoze atanga ubuhamya yavuze byinshi byagiye bikorwa, ari kwigisha abana, kubashakira aho baba nuko babaho. Iryo ni ihame ridahinduka, iyo kuvuga ko bigera kuwo bigenewe wese 100% cyangwa ikibazo bikemuka, ibibazo byakemutse cyangwa bikemuka 100%, ntabwo ari byo, ko hari abagikeneye gufashwa, hari n'abafashijwe bagikenera gukomeza gufashwa. Ibyo rero icyo navuga nuko leta yiteguye gushaka mu bushobozi bwayo bwose kugira ngo ikomeze ifashe abo bacitse ku icumu. With your permission, sir, maybe we take one last question. One or two. Okay. Murakoze, nitwa Veniste Kamanzi, nandikira Umuseke.rwa. Ikibazo cyanjye kigendanye na gahunda iriho muri iyi minsi yo gukangurira abantu kugura no gukoresha ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda. Nkatwe twandika tubona comments nyinshi cyane zaba basomye izo nkuru bavuga batese ko babitubwira nyamara tubona ibiciro by'ibikorerwa hano mu Rwanda bihenze kandi n'ireme ryabyo quality ikaba itaragera ku rwego rw'ibyo tubona biva hanze. Ese hazakorwa iki kugira ngo icyo giciro kimanuke ariko n'urwego cyangwa se ireme ryabyo rirusheho kuba ryaba competitive? Murakoze. Ngira ngo ariko birumvikana nawe ugomba kuba ubyumva ko ibintu byose ni urugendo tugenda. Igihugu kirubakwa, hari aho tugeze kuri buri rwego n'urw'inganda n'ibindi bikorerwa mu Rwanda. Hari ibitunganye cyangwa ibitungana bigera ku rwego mpuzamahanga rw'ubuziranenge, hari ibitabigeraho, hari n'ibidahari ndetse ahubwo cyangwa se bikeya bidahaza isoko nk'uko rikwiye. Ibyo byose birahari, niko biteye. Ariko sinibwira ko icyo cyatubuza gukangurira Abanyarwanda ngo mugane ibikorerwa mu Rwanda aba ari byo mushyira imbere. Ntabwo bigongana, kuko nta muntu bigeze gushyira ku gahato ngo ugomba kugura ikintu ugure kiriya, ahubwo ni inyigisho. Niba ubyumva neza, ni inyigisho
ubwo ariko iyo nyigisho ntabwo iri ku banyarwanda gusa bajya kugura ibintu, ahubwo ubwo iyo nyigisho ibigana no kuri abo ngabo badakora ibintu ku buryo bushimishije, ku buryo noneho nyine bijya ku isoko bigapiganwa n'ibyavuye ahandi. Nayo ni inyigisho ikwiye kuba ibageraho, kumva ngo namwe banyarwanda muriho mukorera ibintu mu Rwanda, nimuzamure ubuziranenge bw'ibyo bintu mukora, nimukore byinshi, byombi bivemo ko bishobora guhatanirwa ku masoko bikurikije ubuziranenge cyangwa se igiciro icyo wavugaga ko bimwe biba bihenze, bihenda kubera ko ari na bikeya, ntabwo bikorwa ku buryo buhagije ngo bijye ku masoko bihagije, biba ari bikeya bikarwanirwa na benshi, cyangwa se uburyo bikorwa ababikora birabahenda, noneho bigatuma bazamura igiciro igihe babigurisha nyine bikananirana. Ibyo ni ibibazo iteka bihora byigwa ukuntu byakosorwa cyangwa se abantu bafashwa kugira ngo mu buryo bw'inganda zirusheho gukora neza, zirusheho gukora iby'u Rwanda kandi bihaze, binabanziriza no ku masoko no ku isoko ry'u Rwanda. None se ubundi wabikora wowe utekereza gusa ko bizajya hanze binanengwa n'abo mu Rwanda nyine. Bishaka rero ngo abantu babyumve byose babihuze, bishobore kuba byatungana. Ngira ngo ni isomo twese tuvanamo, ni ugukangurirwa ari abayobozi bakorana n'abantu b'inganda cyangwa bakorana n'abanyarwanda, kugira ngo bajijukirwe ko hari ibintu bimwe mu Rwanda bashobora kuba ibyo bagana bagakoresha, igihe ndetse biba bifite igiciro kiri hasi noneho, cyangwa se ari na byiza ndetse binashakwa no hanze. Hari ibishakwa no hanze, hari ibijya hanze. Umuntu nk'ubu, reka nguhe nk'urugero nk'ikawa, kunywa ikawa. Ntabwo najyaga nywa ikawa ariko ubu nsigaye nyinywa kugira ngo gusa ngure iby'abanyarwanda kandi ikawa imeze neza. Ubu koko wareka kunywa ikawa yo mu Rwanda izwi ku isi hose ko inaryoshye kurusha ayandi makawa, ukajya kunywa ikawa ivuye Brazil cyangwa zimwe bazita Nescafe, hagomba kuba hari ikibazo. Ntabwo wambwira ngo nuko Nescafe imeze neza kurusha iyi, oya, ikawa yacu ni iya mbere rwose birazwi. Ntabwo wambwira ngo ni ihendutse, ibyo wanyu hano nibyo bihendutse. Hari byinshi. Hari ejo bundi nahoze ndeba, uzi ibi bintu byubakiye bikoreshwa kubaka granite. Wumvise story ya granite? Story ya granite isigaye ikorerwa hano mu Rwanda. Hari abantu bavuye Dubai baje kureba hano ibyo bashaka gukorana n'u Rwanda n'iki, bayibonye barashaka kujya bayitwara muri Dubai, barayikunze cyane ko ari nziza cyane. Ariko abanyarwanda bajya Dubai bakajya kuzana ibisa babita ikina amakaro anafite arabahenda, kubera ko niyo yaba ahendutse ku giciro muri Dubai, kuzajya kubigeza hano hiyongeramo n'ibya transport. Ariko ugasanga umunyarwanda ntiyibutse ko hari granite yagenda agakoresha n'amabuye, rega n'urutare baraturitse amabuye gusa, n'amabuye y'u Rwanda, ntabwo ari ibindi bintu agatungana akamera neza. Uwubaka akajya guhendwa azana ibyo bindi hari granite, nawe ubwo iyo abantu babwiye abanyarwanda bati ni mugani by'u Rwanda, kandi si na Dubai gusa, mu region hose barayishaka. Ahubwo nyine hakazamo cya kibazo nacyo wavugaga cy'uko n'abayikora badakora ihagije ngo bahaze isoko.
bikaza no kuvamo noneho ko n'igiciro kizamuka kurusha uko cyari gikwiye kuba kimeze, ariko bambwiraga ko bariho babikosora, byaganiriwe muri ubu buryo nyine bwo gushaka kuzamura ibintu by'u Rwanda ngo bitere imbere. Hari n'izindi ngero nyinshi. Ndibwira rero ko ari inyigisho abantu bavanamo kurusha ko ari agahato cyangwa ari ugupfa kubwira abantu gusa ngo mwigane iby'ahandi nimugane ibyo mu Rwanda, bifite aho bishingiye. Yes, let's have one more question. Akoze nitwa Usengaramberi, nandikira ikinyamakuru makuru ki akadomorwa. Ikibazo nashaka kubaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, habayeho gahunda y'ubukangurambaga kugira ngo abantu bitabire gushora imari mu bikorwa bitandukanye bakoresha amafaranga y'inguzanyo za banki, ariko urebye muri kino gihe uburyo cyamunara zikorwa buri munsi, bya bindi babakanguriraga gukora aribyo bigurishwa bitewe n'uburyo wenda inguzanyo zagiye zitangwa, tubona bisa nk'ibihangayitse ku kazoza k'ubukungu bw'u Rwanda. Twagira ngo tubabaze uko mubona icyo kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo kibazo uko nkibona ni ikibazo kibaho ku isi hose cyangwa kizanabaho n'ubundi, ariko ku buryo bw'umwihariko bw'u Rwanda ndaguha ingingo nk'ebyiri cyangwa eshatu. Icya mbere, guteza icyamunara ubundi byashyiriweho iki? Ni kimwe mu buryo mu bikoreshwa mu gukora bizinesi, cyane cyane iyo bitagenze neza ku wasabye nk'inguzanyo, kuko abantu benshi bajya mu mabanki bagasaba inguzanyo zo kujya kugira ibyo bakora. Ntabwo bivuze ngo buri wese uhomba yahombejwe n'ibintu by'impanuka byaturutse ahandi gusa, hari n'ubwo bahomba kubera amakosa ye ubwe yakoze. Ndaza kukwereka icyo nshaka kuvuga. Iyo byagenze bityo, nyine ingaruka ziri kubakoresheje ya mafaranga nabi, kubera ko zavuye mu banki yaraguhaye, nyine wabanje kubibwira ibyo ugiye gukora, urasobanura, ariko ugiye wenda si byo wakoze cyangwa se urabikora ubikora nabi. Icyo gihe icyamunara kiba ari ukwishyura inguzanyo. Icya kabiri, ntabwo biba kuri buri muntu wese wagujije cyangwa wagiye muri bizinesi, biba kuri bamwe. Wenda nubwo uvuga ngo ni benshi, ndibwira ko hari umubare uruta ukora ibyo wageneye gukora, bo ibintu byabo bidatezwa icyamunara. Icya gatatu, wari uzi ko kandi uri umunyamakuru nyine mujye mukurikirana, mumenye ukuri, ntimugakurikirane inkuru zimwe gusa ngo izindi muziceceke. Hari abagenda bakajya kuguza muri banki amafaranga, akaguza muri banki amafaranga avuga ngo agiye kubaka ihoteli, sibyo? Yarangiza amafaranga bayamuhaye akagenda akubaka ibindi, akiyubakira inzu cyangwa agashora mu buhinzi n'ubworozi, ariko akabikora nabwo ataragamije kugira ngo avuge ati ubu ni uburyo mbonye ngiye gukora nunguka aha ndetse nzunguke na hariya cyangwa ngire na hariya. Oya, ahubwo agashyiramo rwose n'ibintu by'uburiganya, ku buryo bafata n'amafaranga amwe bahawe bakayashyira kuri konti ahandi hantu akaba ye, kugira ngo azagaruke avuga ati ariko murareba ntabwo ari ye, leta nimudufashe, murareba mwadukanguriye gukora bizinesi, twafashe amafaranga, none ibintu bya, ariko atavugisha ukuri. Amafaranga amwe ahubwo ayafite yarayabankinze cyangwa yarashyize mu zindi bizinesi. Ibyo nabyo birahari, uzabikurikirane
cyangwa nubibura uzaze nzaguha ingero nyinshi. Ikindi ni ukuvuga ngo ariko leta iyo ikanguriye abantu ngo nimukore business, ugira ngo leta ibivuga ngo nimuze munkorere business. Turakangurira abantu gukora business mu nyungu zabo abakora business. Ntabwo rero wagenda ngo ibyo washatse gukora, kandi leta y'icyo yakoze yashyizeho uburyo, yashyizeho n'uburyo bw'ahantu wajya no gusaba n'inguzanyo igihe ufite igitekerezo ushobora gushoramo imari ikakungukira. Ariko gutekereza ko niba leta ikangurira abantu gukora business ikabashyiriraho n'uburyo bakora business ikabereka ndetse n'aho bashobora kujya kubikora, ko nujyamo ugahomba uzavuga ngo leta igomba kubyishyura, iyo mikorere yo yaba ari iyahe? Niko bimeze rero. Ariko ntibivuze ko hatazaba ubwumvikane hagati y'abafata izo nguzanyo bashaka gukora business n'inzego za leta zihora zikangurira abantu nyine gukora business, kuko barakora business mu nyungu zabo mbere na mbere. Nubwo iyo bigenze neza abakoze business bakunguka, n'igihugu kirunguka mu buryo bundi butandukanye bwinshi. Rero twibibona gusa ngo kuko bamaze iminsi banabimbwira nko kuvuga ngo mbese binsaba ngo nimuhagarike abantu bo gufatirwa ibintu byabo cyangwa byo kujya muri cyamunara. Ubu leta izagira iki ishyireho itegeko nyine yakanguriye abantu gukora business, ikangurira abantu kubashyiraho n'uburyo abantu bajya gusaba inguzanyo. Uburyo bundi bwose buriho burakora, amategeko arahari, arazwi, uko ibintu bikora byose birazwi. Hanyuma dusubire inyuma leta ivuge ngo ariko nimuhagarike gukora ibi ngibi kubera ko uriya muntu yahombye, cyangwa avuga ngo yashoye imari ahantu asanga ibintu ntibyagenda neza, none kubera icyo ukoze ugiye gukora ibyo ngibyo abantu basaba, ni ukuvuga ngo ukurikije inyungu za wa wundi, ariko noneho uhombeje uwatanze umwenda. Kubasumbanya rero hari ikibazo ubwabo, kuko n'abajya kujya muri cyamunara gusa ntabwo ari wa wundi uza ngo aje aguze ikintu muri cyamunara aragiye. Oya, haba harimo urugero uwatanze umwenda nawe kuko aba ashaka kwigarurira amafaranga ye, ntabwo amafaranga yabura gusa. Kandi ntabwo leta yashyiraho ikigega kizajya gihora cyishyurira buri muntu wese wahombye ushaka kujya muri cyamunara ngo yishyure banki, noneho bo gufumbya. Nta hantu biba. Abantu barushaho kumva neza icyo bakwiriye gukora kizima, ndetse ubundi iyo wahombye mu buryo rimwe na rimwe bugaragara bwumvikana, bifite impamvu zaturutseho zindi zitari wowe, ndetse bishobora kuba byaturutse ku nzego za leta, hari n'uburyo bworoshya uwo muzigo uba wikoreye wahuye n'icyo kibazo. Ntabwo ari ibintu gusa bivuga ngo kubera ko nasabye umwenda narahombye, leta nifata uyu mwenda ibuza abantu kunterera gutera cyamunara, kuko ahenshi nta nubwo bamwe bavugisha ukuri. Ibyo bafatiye umwenda ntabwo ari byo bakora, ibyo turabizi, nawe ukwiye kuba ubizi. Ariko rero hari ikibazo ubwo tugomba gukemura nyine mu buryo bishyira buri kintu cyose mu buryo. Thank you, sir. One more question. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Tuyisenge Leonard, nkorera ikinyamakuru Izuba Rirashe. Ikibazo nifuza kubaza ni ikijyanye n'ingendo musanzwe mukora mu turere. Hagaragaye ko aho mukunze gusura henshi abaturage bariruhutsa kuko bafite icyizere ko bimwe ibibazo byabo bigiye guhita bikemurwa kandi bimaze igihe. Akenshi muri ibyo bibazo ni ibijyanye n'ingurane, ibikorwa remezo. Natanga urugero nka Gakenke ubundi igihe muhasura abaturage bishyuwe miliyoni 62
uwo munsi uri bubasure. Hari n'ikibazo cy'igisenyi cy'umumama mwakimura ikibazo cya miliyoni 2. Ikibazo cyanjye ni ikijyanye n'umuti kuko hari n'abaturage baturuka mu tundi turere cyangwa mu zindi ntara bakajya kugusanga aho mwasuye. Nibazaga niba hari umuti uhari urambye kugira ngo ujye usanganirwa n'ibisubizo. Umuti ni abayobozi nibakora uko bakwiriye gukora kuko nyine nk'izongera banatangaga uzasanga ibibazo bimwe bitanagoye no kubikemura. Icyambere icyo navuga nk'urugero batanze, ubuyobozi bukabanza bukemera ko icyo kibazo gihari. Niba wenda uvuga uti ntabwo gihari turacyabyiga, hari naho usanga baravuze ngo ikibazo cyo kirahari, aba bantu turabagomba amafaranga angana atya, bakongera ndetse bakakubwira ngo amafaranga aranahari yarabonetse. Noneho ko ikibazo cyemera ko amafaranga uvuga ko hari, icyatumye atagera ko wageneye byagenze bite? Aho ugasanga nta gisobanuro gihari, bigaragaza ngo ni ikibazo cy'ubuyobozi. Ubuyobozi ariko hari no kubitinza wenda kugira ngo hari bibe byazibagirana wenda ayo mafaranga ajya ahandi, ariko nanone ni ku buyobozi. Ubuyobozi buba bukwiye kubikemura kandi ni ibibazo biba byumvikana bishobora kubonerwa umuti. Ikibazo rero nta kindi kitari ukugira ngo abayobozi umuntu ahora basaba ko bakuzuza inshingano zabo uko bikwiye. Ntabwo turi abantu twese, nta urema abantu usibye gushaka uko abantu bakora ibyo bakwiriye kuba bakora mu nshingano bafite. Hari inyigisho, ari ugukurikirana, ari uguhana, byose bikakomeza ariko bimeze nta kundi byagenda, nta wundi muti. Ari umuti tunyuza mu rushinge batera abantu, ubundi niwe wabyoroshye ariko nta wunzi uriho. Hari umuntu wakomeje gusaba ijambo hariya agira ngo ahangaha bari uri hano. Uyu amaze kuvuga maybe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Jerome Munyentwari, nkorera Radio 10 na TV 10. U Rwanda rufite intego ko jenoside itakongera kubaho. Radio 10 na TV 10. Radio 10 na TV 10. Okay. U Rwanda rufite umugambi ko jenoside itakongera kubaho haba hano mu Rwanda, ndetse rukanarwanira ko itabaho hirya no hino ku isi. Cyane mbere na mbere ni hano. Hirya no hino ibyo biraturenze. Nyakubahwa Perezida, ya hano cyane ahandi twatera inkunga, twafatanya n'abandi kugerageza ngo tubikora, ariko hano ntabwo twagomba gutegereza abandi. Icyo twashaka kubaza, ubwo mwatangizaga ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 22 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, CNLG yagaragaje ko u Burundi ari kimwe mu bihugu byo mu karere u Rwanda ruherereyemo birimo gukoranira hafi n'abasize bakoze jenoside hano mu Rwanda. Twashaka kumenya nkamwe mwayoboye urugamba rwabohoye u Rwanda mugahagarika na jenoside ku muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ndetse na Loni, byagaragaje ko ibikorwa biri kubera i Burundi bikomeje byabyara jenoside. Nyakubahwa Perezida, mwiteguye kuba mwakora iki nk'u Rwanda kugira ngo hari naho hataba jenoside ibyagwiriye u Rwanda mu Burundi? Murakoze cyane. Ko bindeba cyane ari iby'iwacu ibyo mu baturanyi. Njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda. Nibyo navuze hariya, uwampa ngo babigire vuba nkwerekeye ko rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi, bazi ko bitazabahira, bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza, ariko wangirira ngo babigerageze